Hello hello guys, aracyari wa muhungu wanyu Mico Igo, ndagarutse noneho nje kukwereka uburyo ki ushobora gukoramo PayPal account mu Rwanda mu buryo bworoshye cyane cyane 2023, uburyo bworoshye cyane cyane. Wowe nicyo uri bukore ni iki? Wowe uraza hano kuri Chrome, banze nyikwereke. Chrome urayibona ni iyo ngiyo nyine tu, ni iyo ngiyo, nurangiza uyikandeho. Urabona ko njye nari mfisemo akawuti nyine tu, uze wandikemo PayPal Rwanda, urabibona nyine hano tu, wandike ukande umanuke ukande hano, nurangiza uze ukanda aha. Niba uyifite urajya hano, niba utayifite nyine uraza kuyishyiramo, kuyandikisha, kande hariya. Urabona ngiye ko bari kunyereka ko nyifite hano, bari kunyereka ko nyifite nyine tu. Ahangaha bari kunyereka ko nyifite. Urabona iyi ngiyi, iyi ni iyanjye. Urabona ko iyi ari iyanjye nyine tu. Mwitonze gato. Boom. Boom, boom. Twakomeje dukandeho. Iyi ndege se ko ndi kubona yanze noneho. Okay, dukande hano.
urabona ahangaha bahise bakohereza hano ahangaha, uraza ukandikamo nimero yawe ya telefone, wanyuza ukemeza, ugategereza ko baguha kode. Urabona ko kode bahise bayohereza byihuse, naho kode yagezemo. Abantu bavuga ngo kode ntabwo igeza cyangwa kuri email ngo naho ntabwo bikunda. Hano urabona ahangaha ukaza ugashyiramo email yawe, warangiza gushyira email hano ugashyiramo izina wenda agakarayitinga password. Hano password ubanza gutangiza ikimenyetso arubaze umwana kabiri, urayibona password igomba kuba irimo ibimenyetso, hanyuma ugakanda next, utaba kuzana ino taburo, ushyiramo nyine igihe wavukiye, igihe wavukiye, ushyiramo igihe wavukiye, biterwa n'ibyo ushaka. Njye impamvu yo gukora gutya nyine ni uko ndi kugira ngo mbereke njye PayPal ndayifite. Kuzuzamo ubundi ugashyiramo kode, ukemeza kwa tuno tuboro, ugahita ukanda hariya nyine tu. Urabona ko PayPal yawe iba successful, ariko ugahita amafaranga, gura ikintu cyangwa wohereze amafaranga, ugakanda not now. Urabona ko PayPal yawe yamaze nyine gufunguka. Urabona hano inbox nta kintu kiriyo, notification ni 3. Urayibona nyine, genda ucekinga nyine tu. Genda ucekinga account yawe ubu yahageze, wayibonye. Umwana mubi, umwana mubi, your account yawe. Okay, umuntu wowe utarakoze subscribe kuri ino channel, kanda subscribe, ukomeje kubana natwe neza cyane. Nuramuka ugize ikibazo, twandikire muri comment utubwire, tuhita tugufasha byihuse.
cyangwa urabonaho nimero ya WhatsApp utwandikiye ntarebe tugufashe. Bye bye.